Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu ntara y'Iburengerazuba ni mu karere ka Nyamasheke, aho dusanga inkuru ifite umutwe ugira uti yafatanywe inkoko yibye bamusangana udupfunyika 15 tw'urumogi. Sibomana Jean Bosco w'imyaka 27 afungiye kuri sitasiyo ya RIB yashangiye mu karere ka Nyamasheke nyuma yo gufatanwa inkoko yibye arimo kuzigurisha mu isoko rya Bushenge. Yabajijwe ibyangombwa banamusaka bareba niba nta kindi yaba yibye bamusangana udupfunyika 15 tw'urumogi. Umwe mu bari muri iryo soko rya Bushenge byabereyemo yabwiye Imvaho Nshya ko izi nkoko uwo musore yari yazibye umuturage ho mu mudugudu wa Gasharu, akagari ka Akimpara, umurenge wa Bushenge, atoboye inzu aho zabaga atwara inkoko 8 afatanwa 2 azigurisha muri iri soko. Ati ubwo yari mu isoko rya Bushenge azigurisha yasanganywe 2 gusa. Nyirazo wazibwe yazengurutse isoko ashaka izaba zirimo, avuga ko uwazibye yatoboye inzu zabagamo akiba inkoko 8. Akibivuga ababonye uwo musore ari kuzigurisha izi 2 abona nize. Abaturage batangira gushungera bamubaza neza. Yakomeje agira ati bakimubaza neza banamubaza ibyangombwa banamwatse igikapu yari afite, bagisatse bareba niba nta bindi yibye akabizana kubigurisha, basangamo udupfunyika 15 tw'urumogi. Nyiri nkoko atwara izo 2 anasabwa gutanga ikirego kuri RIB ngo harebwe niba izo zindi zaboneka. Umusore abaturage bamwuriza imoto bamujyana kuri sitasiyo ya RIB yashangiye. Mugenzi we usanzwe acuruza inkoko mu isoko rya Bushenge yavuze ko uyu musore bari babonye bwa mbere muri iri soko ry'inkoko babanje kutamushyira amakenga, babonye azigurisha make cyane agereranyije n'igiciro zigezeho, ubu bakeka ko yaba yazibye. Ati tukibivuga nibwo twabonye uza avuga ko yibwa inkoko agakeka ko zaba zazanywe muri iryo soko bihuje nuko hari izindi zijya zifatirwa, ahita avuga ko azizi izo azibonanye uwo musore arize. Twatunguwe no kumusangana n'urumogi asatswe, nibwo bahise bamujyana kuri sitasiyo ya RIB ishangi. Byaduhaye isomo ryo kujya tugirira amakenga abaje bagurisha inkoko tutazi, byaba ngombwa tukaba twababaza aho bazikuye. Umuvugizi wa polisi y'igihugu mu ntara y'Iburengerazuba SP Karekezi Twizere Bonaventure yahamirije Imvaho Nshya aya makuru agira ati nibyo koko Sibomana Jules w'imyaka 27 yafashwe afite udupfunyika 15 tw'urumogi nyuma y'amakuru yatanzwe n'abaturage bamushinja ko acuruza ibiyobyabwenge. Ikindi kandi ubwo yafatwaga yanasanganywe inkoko 2 bivuga ko yari yazibye amaze gutobora inzu y'umuturage. Yunzemo ati turashimira abaturage bagize uruhare mu gutanga amakuru yatumye afatwa, tunibutsa ko umutekano ari inshingano za buri wese. Uko buri umuturage agira uruhare mu gukumira ibyaha niko umudugudu, umurenge n'igihugu bigira amahoro. Reka twikomereze n'amakuru yacu, dukomereze kuri ino nkuru igira iti ni mu karere ka Gasabo aho polisi yafashe abakekwaho gushikuza abaturage ibyabo. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Gasabo ku bufatanye n'inzego z'ibanze yataye muri yombi abagabo 5 bakekwaho ubujura, aho bashikuzaga abagenzi ibyo bafite babategeye hagati y'ibipangu mu gihe cy'umugoroba na nijoro, barimo n'utera ibizwi nka kace. Bafatiwe mu bikorwa byo guhiga bukware abakekwaho ubujura muri karitsiye izwi nko mu Kiyovu mu mudugudu wa Kadobogo, akagari ka Kagugu, mu murenge wa Kinyinya, mu rukerera rwo kuri uyu wa 3 Gashyantare 2025. Abafashwe bari mu kigero cy'imyaka hagati ya 18 na 37, barimo washikuzaga abagenzi utwabo ndetse n'uwihagazeho akamutera umunigo cyangwa se ekace. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Weraresi Gahonzire yabwiye Umuseke ko aba bantu bari bamaze iminsi bashakishwa bitewe n'amakuru yatanzwe n'abatuye hafi ya gare ya Kagugu no mu nkengero zayo. Ati hariya ni ahantu hakunze kuba hari abantu benshi, hari na gare,
abaturage bakundaga kuduha amakuru ko hari abantu b'abajura bategaga abantu bakabambura. Yavuze ko uwatekerezaga gukora ibyaha nk'ibi cyangwa ibindi bidashobora kumuhira kuko polisi y'u Rwanda ihora iri maso. Ati ntabwo polisi y'u Rwanda izihanganira ubujura bambura abantu byabo. Umuntu wumva afite ibitekerezo by'ubujura ntabireke kuko polisi iri maso kandi uzamufata kandi azabihanirwa n'amategeko. CIP Gahonzire yashishikarije abantu gukora bakareka kwifuza iby'abandi kuko polisi itazemerera umuntu wifuza kubaho neza akarya ibyo bagenzi be babiriye ibyuya atazihanganirwa. Ati turizeza abaturage batuye mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi mu gihugu ko polisi y'u Rwanda izakomeza kubarinira umutekano kuko biri mu nshingano zayo. Umuvugizi yashishikarije abaturarwanda gukomeza gukumira ibyaha bitaraba binyuze mu gutangira amakuru ku gihe. Abateye muri yombi bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya mu karere ka Gasabo kugira ngo bakurikiranwe mu mategeko. Reka dukomereze kuri ino nkuru igira iti umuganga waburiwe irengero habonetse umurambo we. Ibi rero bikaba byabereye mu karere ka Gakenke. Nyagatare Jean Marie Vianney w'imyaka 56 y'amavuko wari utuye mu murenge wa Ruri mu karere ka Gakenke, akaba yari umuganga. Nyuma y'iminsi aburiwe irengero, umurambo we watoraguwe mu musarani uri mu mufuka. Ibura rya Nyagatare ryumvikanye mu cyumweru gishize ku mugoroba wo ku wa kane, aho bivuga ko yari afite amafaranga yari yishyuwe n'uwari uyamurimo. Amakuru avuga ko mbere yo gutaha yabanje guca mu biraro bye aho yororeraga inka ze. Kuva ubwo abo mu muryango we ntibongeye kumubona. Nyuma yo kumubura yatangiye gushakishwa ku bufatanye bw'umuryango we n'inzego z'ubuyobozi. Ku wa gatandatu tariki ya 2 Gashyantare 2025 basanze imyenda yari yambaye mu nzu yari ku biraro umushumba we yabagamo witwa Fashimana Albert. Mu gukomeza gushakisha umurambo we wasanzwe mu musarani uri mu mufuka urenzeho amabuye. Umurambo wa nyakwigendera Nyagatare Jean Marie Vianney basanze uziritse amaguru n'amaboko kandi ufite ibikomere. Bikeka ko yanizwe n'uwari umushumba we kugeza ubu utaraboneka. Bikeka ko yatorokanye na telefone ya nyakwigendera. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Mwiseneza Jean Bosco yabwiye Umuseke ko hagikomeje iperereza kugira ngo hamenyekane ibabyishe inyuma y'uru rupfu rwe. Yagize ati nibyo kugeza ubu hari igikorwa aracyakorwa iperereza no gushakisha abakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Ruri kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere yo gushyingurwa. Reka tugere tuti rero Imana imwakire mu bayo. Mbibutsa gukanda subscribe rwose kugira ngo tujye tubana mu biganiro tugenda tubagezaho. Reka tunyarukire kuri ino nkuru ari nayo tugiye kuba dusorezaho, aho inkuru ifite umutwe ugira uti Kayumba Nyamwasa ni umugambanyi. General Retired James Kabarebe. Ibi rero bikaba byanditswe ku kinyamakuru Umuseke. Inkuru dusanga ku kinyamakuru Umuseke mu by'ukuri ikaba yanditswe na mugenzi wacu. Ni inkuru umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga General Retired James Kabarebe yanenze Kayumba Nyamwasa avuga ko ari umugambanyi ushyira imbere inyungu ze asiga icyasha u Rwanda. General Retired James Kabarebe yatangaje ibi nyuma y'aho ikinyamakuru Newsroom Africa cyo muri Afurika y'Epfo kigiranye ikiganiro na Kayumba Nyamwasa umaze guharabika ubuyobozi bw'u Rwanda. Ubutumwa yashyize kuri X, General Retired James Kabarebe yavuze ko Kayumba Nyamwasa ari gushyira imbere inyungu ze. Ati Nyamwasa ni ikigwari kandi ashyira imbere inyungu ze akagambanira igihugu cyamubyaye. Yakomeje agira ati gukomeza kweza uyu
Nyamababi no kugoreka ukuri ku mateka ari kimwe mu migambi yaburijwemo yo gushaka guhishira amabi yatumye ingabo za Afurika y'Epfo zipfira mu murwano zari zifatanyijemo na FARDC ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iki kiganiro ni televiziyo Kayumba Nyamwasa yifashishijwe nk'inzobere muri politike n'igisirikare by'u Rwanda agerageza gusobanura intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hashize hafi icyumweru kirenga umwuka utari mwiza hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo bitewe n'amagambo ya Perezida Cyril Ramaphosa wavuze ko ingabo z'u Rwanda ari inyeshyamba ndetse agahakana byinshi ku byo yari yaganira na Perezida Paul Kagame ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Afurika y'Epfo nka kimwe mu bihugu byohereje ingabo muri Kongo nyuma yo gutsindwa na M23 yashinje ingabo z'u Rwanda guha imbaraga no gutera inkunga uyu mutwe. Iki gihugu gifatwa nk'igifite igisirikare gikomeye n'icyemera ko umutwe wa M23 ari wo waba waratsinze ingabo za Kongo FARDC, SADC n'iz'u Burundi, Wazalendo na FDL n'abacancuro. Mu kiganiro umutwe wa M23 urutse kugirana n'itangazamakuru wavuze ko nta bundi bufasha buhabwa ndetse ari abanyekongo ubwabo. Ahangaha dusoreje amakuru twari twabateguriye, nizera ko yabanogeye. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane munakanda subscribe.